abaduteze amatwi mwiriwe. Umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bawo ari bo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 61 cy'ikinamico Shirimpumu, aho Simbikangwa yifuza gushaka undi mugore nyuma yaho Margarita mutaye akisangira undi mugabo. Ese byaba byaraje kugenda gute? Reka marike mukurikira igice cya 62 cy'ikinamico Shirimpumu. Ariko rwose izi ngurube zacu ziri gukura neza. Uzi ko iyo dutangiriye umushinga kera buri munyamuryango wese aba afite itungo mu rugo. Ntarirarenga wa. Igihe cyose iterambere rihora rikenewe. Buri gifite agaciro so ubworozi bw'ingurube twatangiye. Ahubwo no guhuriza hamwe ibitekerezo n'imbaraga. Byari bigoye ko twagira umushinga duhuriraho tudashyize hamwe. Mukamuso, erega iwe ryagaragaye ntiribarikisha isuka. Ubwo twabonye hari ikibazo tuzahakubita umwotso da. Niko Simvika, ni wotsa akabenzi ubonye aho uzajya uhahira akaboga. Jane, ugira ngo se ntakiri kare. Zirangurwe ntago zirakura neza, uretse ko zinakura vuba. Rwose mu minsi iri imbere tuzatangira kuzigurisha ku isoko. Haryo uyu munsi nibwo dutangira gutombora uko abagize itsinda tuzajya tworozanya. Yego n'uyu munsi, gusa nagira ngo mbisabire muze kunyemerera mu ngiru wa mbere. Ari nge muzaheraho. Nibura umugabo wanjye Kimonyo nafungurwa, azasanga icyo nanjye nagezeho. Hajya Kimonyo agiye gutaha Mukamuso. Yego agiye gutaha, ahubwo niba ntibeshya azataha muri uku kwezi. Ntiwumva se? Kaho ntataha uzatubwire nk'abagize itsinda tuze tugufashe kumwakira Mukamuso. Yewe, nzabwira mumbe hafi pe. Oya rwose birakwiye Mukamuso. Ahubwo nibagiye kuhabwira. Ya mafaranga naguje mu itsinda nari gufata uyu munsi, hari undi muntu yakeneye mwayamuhada, nge nkazafata ubutaha. Cyore, none se Simbika, Margarita ntabwo akiyakeneye. Kwa yasabye uvuga ko ugiye kuyaha umugore akongera igishoro muri ka kazi ko kudoda. Hari akaba kakoze ejo bundi akabona mu dufaranga dutubutse. Ubwo rero yambwiye ko twaba tworoheje akabanza agakoresha yo, yamara kwigira imbere akaribwo dusaba inguzanyo. Yewe, ndumva Margarita amaze gukataza pe. Ntabwo narinzi ko asigaye adoda rwose. Ahubwo nabimenye ejo bundi mbibwiwe na Muhire. Urebye byagendaga da, nuko abakiriya batari babimenya ari benshi. Uzi ko dushoje kugaburira amatungo, mureke dukore inama turebe indi mirimo tujyamo. Nibyo Simbika. Nimuze ducunguze ubujye umwete. Nyuma y'iyi nama hari indi gahunda afite kandi nayo yihutiwe. Yewe, abajyanama byo rero mufite akazi kenshi ko guhwitura abaturage no kwibutsa gahunda za leta zitandukanye. Mureke dutangire itsinda ye. Reka dutangire tureba ubwitabire. Hanyuma ngiye kujya mpamagara uhari yitabe, anatanga ubwizigame bwe. Simbikangwa rero Domiri. Nanjye ndahari. Ntakiruta Imana Cleophas. Nanjye ndahari. Niko mujyana. Uzi ko kubera ko kwita mujyanama abantu benshi batazi ko yitwa Cleophas. Wahora n'iki Simbika? Usanga abantu benshi batwita amazina y'akazi dukora. Nyihangane dukomezeye. Bizimana na Kretara hari. Yewe yambwiye ngo muvugire. Hari umuntu bahoze baturanye yagiye gutabara wagize ibyago. Cyakoze yamaye umusanzu we. Yewe, n'ubundi ntabwo yakundaga kubura. Nuko buri ari birabyago yagize. Ayo mafaranga y'umusanzu ye ngaho yakire mu gasanduku. Yaguhaye ibiceri gusa forome, uza kubara neza bitaba bituzuye. Mujyanama rwose nawe urasetsa, ariko biruzuye da. Yewe nabisubiyemo kenshi. Kubara ibiceri birandusha, menya no gucuruza bizangura. Ibyo biceri biramfasha kubagarurira, hari abafite inoti zitavunje. Dukurikije Akimana Jeannette, nanjye ndahari. Mukamusani Dansira. Karame. Murakoze cyane. Igikurikiyeho ni ukureba abantu basabye inguzanyo. Ku rutonde rw'uyu munsi twari dufite Simbikangwa, ariko muribuka ko mu kanya yatubwiye ko umwanya we dushobora kuwuha undi.
njye numva ayo mafaranga twayeho umuntu wari ukurikiyeho ku rutonde. nibyo rwose ku rutonde hakurikiraho Mukamusoni Dansira, ubwo rero ndumva ari we twayaha. yaba ari amahirwe adasanzwe pe, nahita ntangira wa mushinga nababwiraga wo gupima ikigage mu isoko. njye ndumva nta kibazo bayaguha, ariko kandi hari n'igitekerezo nari mfite. yego Simbika, tuguteze amatwi ngaho tubwire rwose. murabona ko mu itsinda ryacu dutanga amafaranga 1,000 ya buri cyumweru. ubwo twamaze kugura amatungo, buri umucungamutungo wacu najya akusanya amafaranga akajya ajya kuyabika kuri sako, noneho mu minsi iri imbere bikazadufasha kuba twabasha kubona inguzanyo mu gihe twaba dufite nk'umushinga mugari. mwe murabyumva mute? icyo gitekerezo ni cyiza Simbika, gusa n'abandi batanga ibitekerezo bakatubwira uko babyumva. ni ukuri byadufasha pe, dore ko nta konti nageraga mu kigo cy'imari. ni byiza cyane gukorana n'ikigo cy'imari rwose. erega byazadufasha mu minsi iri imbere, kandi n'abanyamuryango badafite amakonti nabo tukabashishikariza kuzifunguza kugira ngo nabo batangire kwimenyereza gukorana n'ibigo by'imari. nibyo rwose Jane. murakoze cyane rero, reka inama y'uyu munsi tuyisoreze hano. mbashimire kuba mwitabiriye muri benshi, ubwo naho ubutaha. murakoze cyane pe. Ewe, iki cyokezo cya muramu wanje nubwo gikodesha ndabona kimaze gutera imbere pe. wasanga uriya mugore nyirakabari bahuza. ikinyubira ni ukuntu abantu nk'aba bahuza barahuriye mu kazi. ubu wasanga kandi ari umugabo n'umugore bakorana bitakunda. sinzi ikibazo ingo za none zifite rwose. n'inyota yari imereye nabi, ariko iyi firigo ya Jeannette irakonjesha pe. aka gatama karangira ku nyota. ahwi, ariko se Simbika ngo araza ajyari ngo tube tuganira ku kibazo cy'umugore we. ko mbona yatinze kuza kandi yampaye 30 akambwira ko aje, nkaba mbona 40 ishize. na Jeannette namubuze ngo tube twiganirira. ewe byibura yari kumara irungu. niko Simbika, noneho ko wirukanka cyane. gusa nimo kwihutara, gusa wa muramu wanjye yaje kudusura ku kabari, aranegereje ubu yatubuze. umwuzi kuganira bita Safari. hashize akanya mubwira ngo ndaje ubu yarambiwe. ntabwo yaraherutse kudusura pe. gusa gerageza ugabanye umuvuduko da. tutaza kubura intama n'ibyuma ugasanga ntitugeze iyo tujya, no Safari ntitumubonye. yewe wa mugani reka ngabanye umuvuduko. ariko wamugenga bafashe agacupa mu gihe dutegereje. hari Safari siko yisanga, nawe si umwana kandi wasanga ahubwo yaraje no kudusengerera. ntawamenya. ese amakuru ya Marigarita ko naherutse kumubona asigaye ava mu kazi agahita ataha. yewe Marigarita amaze iminsi afite akazi kenshi, va kumucyura agahita ataha pe. ubwo yabonye icyo akora nabanze yubaka izina, namara gufatisha buriya nawe azashaka akanya ko kuzajya aruhuka. ariko ku cyumweru ntajya akora, tujyana gusenga twavuye nkabona ubuza mu kazi, nawe bagasigara akora imirimo yo mu rugo. ese wa mugani siko kanya babonye abagomba kwita ku rugo n'umugabo da. menya uwanjye umunsi yaje nzamara icyumweru ntakandagira ku kazi pe. Jeannette nawe urasetse. ese wa mugani ubu ntagiye kuzuza ukwezi atarataha, akazi ko hanze y'igihugu ntabwo kaba koroshye pe. urabivuga urabizi Simbika, gusa naramenyereye, ariko nkimushaka byabanje kuntonda. uzi kuba mu nzu wenyine kandi ufite umugabo birababaza. cyakoze ubu umaze kumenyera kuko abana bamara irungu. ndumva muti hino menya Simbika ngo aje, naze twe dutera aho habiri n'igihe ntahira. Jeannette kugira ngo ntituyihuse se. ko mbona Safari yicaye wenyine se. narinzi ko yazanye na Zawadi n'uw'amahoro. uzi ukuntu bari abadamu baryoshye inzoga. menya buriya atababwiye, ubundi rwose yaba mubonye bahita bashira inyota. niko Safari we uraho ko wicaye wenyine se. uraho Jeannette, ese ubona Simbika ngo ntimugitandukana. abacuruzi baragendana da. niko Safari uraho, amakuru y'iminsi se. muraho, narinzi ko muvuye gutembera, none ndabona mwambaye imyenda isanzwe, wagira ngo mwahoze hano mu kazi. twahoze hano da, nuko tuvuye mu nama y'itsinda ryacu. uzi ko muhakuye inyota, nimuze twicare babahe icyo kunywa tube tuganira, ntabwo nari mbaherutse. yewe ga Safari, ntiwumva inkuru nziza? umwana data bukwe rwose nawe akiriho ntabwo yigeze anyicisha inyota. namwe murasetsa mwa bagabo mwe. niko ye njye mbanje mu rugo gato ndagaruka mu kanya muze kuryoherwa. ugiye kudusiga twenyine se Jeannette? ndahita nza, ntabwo ntinda, ahubwo mumbwira icyo munywa mbazanire, cyangwa mwese nimurahindura idini di. ndabona Safari n'ubundi anywa ibyo asanze anywa.
jane nanjye nuko rwose ntabwo ndahindura ariko se ubundi wabwiye wa mukobwa akaba ari utwakira simbona n'ubundi ari we wakiriye Safari. Herega burya abashyitsi b'imena nka Safari n'injye ubakira nuko ntari impari naho ubundi ntabwo yari kumwakira pe. Reka mbazanire ubwo nawe araza kubongera niba ntaragaruka. Kwagira ngo ufite gahunda yo gutindaho se Jane? Oya ntabwo ntinda pe ahubwo ndaje mbazanira icyo kunywa. Ngaho ihutaye turagutegereje nta kibazo. Niko se Safari mwari muri aho se usuko twaherukanaga mu nama y'akarabu duhuze? Ewe turaho nta kibazo simbika abana n'umugore baraho bameze neza nta n'umwe urwaye. Niko ye nukunyihanganira rero twagiye mu matsinda turatinda narinzi uko bihita birangira nuko dusanga hari ibibazo bitandukanye tugomba kuganiraho. Birumvikana hariya mu itsinda ryanyu ryibanda ku kisimbika twe twahisemo ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Ni byiza cyane pe twe dukora ubworozi bw'ingurube ariko twe dufite na gahunda yo kwagura ibikorwa byacu tugashaka n'ikindi twakora. Ewe ndumva tuzajya twuzuzanya ubwo dukora imirimo itandukanye. Nizere ko ntatinze ariko. Jane ntabwo utinze da nubwo nje nari mfite icyo kunywa ariko nasimbika ngo ndabona imihogo itarumagara bikabije. Wahora n'iki ukora bimwe byo kwihagararaho bya kigabo? Fungura. Yega. Maze rero reka ngere mu rugo ntabwo ntinda rwose ndaraswayo. Gerayo nta kibazo Jane ubwo nanjye ndaza kukubera aho utari. Nibyo da abagabo babiri ntabwo wadusiga ku rugo ngo nuza ngo tugaye ariko ubanguke tube tuganira da. Ndaje ntabwo ntinda rwose. Ngaho nyaruka ari kubanguke ye. Niko Safa wageze nta gihe kize. Igihe mpamagaraga nibwo wari ugeze hano. Ujya rero ubwo naguhamagaraga nari maze nk'iminota 30 hano. Muri iyi minsi nta bakiriya benshi dufite. Nibura hari igihe umuntu aza mu kabari agahura n'abandi bakabiganirira. Harungu nigeze ngira da. Nahoze ngana nawe umukobwa wa Jeannette umuduha byeri. Rwose nta kibazo nagize. Niko ye amakuru y'iminsi se. Yewe urebye nta gishya ni kwa kundi Safa. Ewe nta kundi no kwihangana kuko iminsi ntihwana. Niko ye iriya nkuru ya Marigarita rwose ewe nkimara kuyumva narumiwe pe nibaza uko ntahindutse biranyobera neza. Ejo bundi tuva kumucura ntiyatubwiraga ko agiye kwicara hamwe kubaka urugo rwera. Wahora n'icyo mubyeyi ko nanjye naguye mu kantu ahubwo rwose umusigaye nibaza ukuntu nzakomeza kubaho nta mugore mbana nawe bikanyobera. Umva rero simbikanwa nkubwire ikibazo cyawe twakiganireho nk'umuryango dufata umwanzuro wo kukugira inama gushaka undi mugore. Twasubije amaso inyuma dusanga Marigarita yarakurumbiye. Safa ngo ijoro ribara wariraye wahora n'icyo wa muntu we. Cyakoze nanjye icyo gitekerezo nari nyifite ahubwo rwose ukwezi gutanda nshaka umugore pe kuko kubaho nta mugore mfite birimo kundindiza mu iterambere ry'urugo rwanjye. Simbika ukwezi kumwe wabubonye undi mugore cyangwa harondora ufite ku ruhande? Safari nawe washinyagura mukuye heza. Ugomba gushishoza rero ntiwirukire guhita ushaka kugira ngo utazongera guhura n'ikibazo nk'iki nanone. Ahubwo se wa mugani wawe umugore nzamukura hera? Simbikangwa akomeje igitekerezo cye cyo gushaka undi mugore gusa arakibaza aho azamukura. Ese ibi bizarangira gute? Ntuzacikwe n'igice cya 63 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama watanga cyangwa igitekerezo watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda. Ino mushinga